Ikaze ku makuru yacu y'uyu munsi, amakuru mutegurirwa na HDI mugiye kugezwaho nanjye Maeva Gakima. Mu nyubako ya hoteli ya Sainte Famille, HDI yatanze amahugurwa y'iminsi 2 ku bantu 15 bahagarariye abandi mu nzego z'umutekano bo mu karere ka Nyarugenge. Intego y'amahugurwa ni ubukangurambaga bugamije gutanga ubumenyi n'ubushobozi ku buryo bwo kwita ku kibazo cy'abafata ibiyobyabwenge hashingiwe ku burenganzira bw'ikiremwamuntu. Ni no gukora ubukangurambaga ku buryo bwo kugabanya ingaruka ku buzima abafata ibiyobyabwenge bahura nazo, aribyo bita harm reduction mu Cyongereza. Ubushakashatsi bugaragaza ko abafata ibiyobyabwenge bakoresheje inshinge, benshi muri bo usanga basangira izo nshinge cyangwa se bakazikoresha inshuro irenga imwe. Ibyo bituma bandura indwara zandurira mu maraso nka virusi itera sida ndetse na hepatite B na C. Ikindi kandi kubera gutinya ko bafatwa, babikorera ahantu hafunganye kandi hihishije, ugasanga indwara y'igituntu irakwirakwira muri bo ku buryo bworoshye. Kugira ngo habeho inzira ihamye yo kurwanya ingaruka z'ibiyobyabwenge, ubundi bavuga ko hakabayeho icyo twakwita nk'inkingi eshatu. Hariho inkingi ya prevention ni ukurinda abantu gukoresha ibiyobyabwenge. Icyo gihe ni ugufasha ba bandi batari babikoresha ntibazabikoreshe, hakajyaho porogaramu zifasha muri iyo prevention. Hakaza icyo bita treatment ni ukuvura, kwita kuri ba bantu bamaze igihe babikoresha. So hari imiti yabugenewe ifasha bano bantu kugira ngo mu gihe ari kuri heroine cyangwa se mugo cyangwa se izindi drogue isimbuzwa indi miti ashobora kuyafasha kugira ngo iyo miti ariyo imurinda risike zaturuka kuba akoresha ibiyobyabwenge. Bivuga ngo wa muntu ashobora kuva kuri heroine aho akoresha imiti igabanya bwa buribwe cyangwa se ya risike heroine yateye mu mubiri we. Iyo ni treatment. Bivuga ngo hakabaho ibigo bikurikirana bafasha gukora imiti kugira ngo wa muntu ugize crise mu mubiri kuko yabuze heroine cyangwa se yabuze iyo mugo cyangwa se yabuze ikindi kiyobyabwenge, aho kugira ngo ajye kugishaka kigure, aho akajya gushaka imiti imufasha kugira ngo ya crise yagize mu mubiri igabanuke. Bivuga ngo uwo muntu ntazasubira muri mugo cyangwa se muri heroine. Indi nakita inkingi ya gatatu nicyo bita mitigation. So mitigation ni uburyo ufasha ba bantu bari mu nzira zo kuva mu biyobyabwenge cyangwa se babivuyemo batongera wenda kubisubiramo. Urugero, nimba abantu bagiye mu bigo bafasha kubona ubujyanama no kubona ndetse iyo miti cyangwa se nimba nandi atayibonye, abo bantu bafashwa gute? Aho bisaba kugira ngo kurwanya akato biveho muri communauté. Umubyeyi nabona mwana amaze igihe ahagaritse, mwakire nk'umwana. Mu nzego z'ibanze, inzego z'umutekano zirabamufata gute? Ziramufata nk'umuntu cyangwa ziramufata nk'umunyabyaha. Aho rero yo habaye gufatanya bituma wa muntu nawe yumva nk'umuntu. Ariko nimba avuye, tuvuge urugero nk'iwawa cyangwa se mu bindi bigo ngororamuco leta yubatse, yavuyeyo yaragiye akoresha ibiyobyabwenge akagaruka nyuma y'umwaka, bakamunamo ya shusho, famiye ntimwere ku rukundo, sosiyete tujyemo nawe nabo bakamwishisha kandi yaramaze umwaka adahari, inzego z'umutekano zamubona tuyunguye ari umujura kera, wa muntu arongera agasubira kandi muri bwa buzima yatekerezaga kubona ko ari wenyine, inshuti zikaba ba bandi basangira ibiyobyabwenge kongera akabasubiramo. Niyo mpamvu rero hakeneye izo nkingi eshatu: prevention, treatment ndetse na impact mitigation. Ubu bukangurambaga bwo kwita ku bafata ibiyobyabwenge hashingiwe ku kwita ku burenganzira bwabo burareba abantu bose, cyane cyane abashinzwe umutekano ndetse n'abakora kwa muganga. Abantu bakoresha ibiyobyabwenge, icyambere bizaborohera kubageraho, nubwo ari icyaha gukoresha ibiyobyabwenge, ariko iyo umuntu ukoresha ibiyobyabwenge umufashe nk'aho ushaka kumufasha, ari nacyo twakagombye kuba tugambiriye, uramufasha nyine akaba yagera ahantu bari bumufashe mu buryo bw'ubuzima, kuko nawe aba adashaka kunanirana, agera kuri point y'uko atari ikibazo cyo kuba yananirana, ahubwo se akaba nawe atazi icyo gukora kubera ko takiramufata, cyangwa se withdrawal syndrome mu ndimi z'amahanga. Withdrawal syndrome yimufashe nta kindi aba akeneye mugo, nta kintu wamubwira ngo acyumve. Niyo mpamvu babafata bakaba bamena ibintu bakamera nk'aho bavuye muri control. Rero iyo bandastandinze ko ikibazo kitari ikibazo cy'umutekano ahubwo ari ikibazo cy'ubuzima,
bibafasha kuba bafasha bano bantu bakoresha ibiyobyabwenge mu buryo burambye, niba ariko nabivuga. Umwe mu bashinzwe umutekano bitabiriye aya mahugurwa yadutangarije ingamba nshya akuye muri aya mahugurwa nyuma yo gusobanukirwa. Umugambi mvanye hano ni uwo kwegera cyane urubyiruko ruri gukoresha ibiyobyabwenge. Nimba dusanze kuri tere cyangwa nzi urwagiye kugororwa kubera rukoresha ibiyobyabwenge, guhura narwo cyane tukaganira cyane, nkamenya imbogamizi ruhura nazo mu bihe ruri gukoresha ibiyobyabwenge n'icyo rwifuza kuba rwareka ibyo biyobyabwenge kugira ngo sosiyete nyarwanda ikomeze kurwibonamo narwo. Impuguke mu kwita ku buzima bw'abafata ibiyobyabwenge yakomeje agaragaza inyungu zo kugabanya ingaruka ku buzima abafata ibiyobyabwenge bahura nazo. Avuga ko atari ukubashishikariza gufata ibiyobyabwenge, ahubwo ari ukubafasha kugira ngo mu gihe bari gufata ibiyobyabwenge batabizahariramwo bandura indwara zitandukanye, aho yabigereranije nko guha umumotari kasike kugira ngo agere iyo ajya amahoro. Inaha dusoje amakuru yacu, mwakoze kubana natwe, mwari kumwe nanjye Maeva Gakima, naho utaha.